nshuti yanjye, buri muntu wese agira abamunenga ndetse n'abamushima. Ibikorwa byawe binengwa n'abakwanga, nyamara abagukunda bakugira inama yo wabinoza. Mu busanzwe abantu baravuga, tangira none ukora ibyo ugomba gukora, kuko n'ubundi nutsinda bazakuvuga, ndetse kandi nutsindwa nabwo bazakuvuga. Ingero zabo byananiye ni nyinshi cyane, nyamara ingero z'ababishoboye zo nke cyane kurushaho. Abo bake babishoboye hari izina bahawe, bitwa intwari, kandi nawe wemerewe kuba muri abo. Iyo udashaka ko baguseka, wenda kugira na kimwe ugerageza gukora, ntugire icyo uvuga ndetse ntugire na kimwe ubacyo. Gusa ariko icyo gihe uba uriho nyamara utariho. Ntugahabwe amabwiriza agenga icyerekezo cy'ubuzima bwawe n'umuntu utazi iyo wavuye ndetse utazi n'aho wifuza kugera. Gutama kw'intama ni kubuza intare gusinzira. Uyu wari umunota w'impinduka mu buzima bwawe. Gusa muri iri segonda rya nyuma ryawo hari impinduka wakora uramutse ukoze subscribe kuri Inkuru Nziza 250.